Turabasuhuje abadukurikira mwese kuri YouTube channel Star Technology. Murabizi ko nkuko mubimaze kubimenyera tubagezaho deal zitandukanye cyane izijyanye n'ikoranabuhanga nkuko ariyo sije yacu, ndetse n'izindi zitwigisha cyangwa ziduhugura ku ma online business. Akazamo n'ibindi bijyanye n'ama cryptocurrency byose nkuko mumaze kubimenyera. Hanyuma rero uyu munsi tubazaniye indi deal nanone ijyanye na online business yizewe irimo irakora cyane muri iyi minsi, akaba ariyo yitwa deal number 1. Iyi rero ni cyo nakwita nka business. Tumaze kumenyera ko akenshi ama online business menshi yagiye ari mu buryo bwa investment company. Online business harimo uburyo butandukanye, ama affiliate marketing, network marketing, akaza ama investment company ariyo n'ingi iherereyemo. Akenshi tumenyereye ko ari ama business akunze kubaho agakora igihe runaka agafunga, akungura cyane abayikoze mbere, abagiyemo nyuma igafunga wenda akenshi batarakurama yabo. Hari nayo tumaze iminsi tubona ugatangira uhabwa bonus, harimo n'izo twagiye tugaragaza hano nka hashtray. Mwabonye yuko utangira uhabwa amadolari 30 ndetse n'andi 6 y'ibyo ukora, ubwo ni 36, ariko ukaba utabasha kuyabikuza. Hano rero noneho tubazaniye iyo ushobora gutangira ugahita uhabwa bonus direct y'amadolari 6 ndetse ushobora no guhita ubikuza. Iyi rero akaba ariyo yitwa deal number 1. Hariya twagiye tubona yuko ushobora kuinvestingamo nayo. Iyi nayo uratangira bakaguha amadolari 6, bwa mbere baguha 3 y'ikaze iyo umaze kwiyandikisha, ubwo ni ku munsi wa mbere. Hanyuma ku munsi ukurikiyeho bakaguha task ukora, ntabwo ari ibintu bikomeye, naho ugenda ukora n'utuntu turi simple cyane, ukagenda ukora izo task baguha. Buri task ukoze nanone wamara kuzirangiza task 40 aba ari ahantu ugenda ukilika barakuyobora, nkuko kandi tugiye kubibereka hano. Iyo uzirangije bahita baguha ayandi madolari 3 yazo. Ibyo rero iyo birangije nibwo ushobora guhita ubikuza ukoresheje Binance account. Ubwo ni ku bafite konti za Binance, ariko ushobora no kuyicreate nabyo birashoboka. Niba ukeneye ko tugufasha gufungura konti ya Binance, uratwandikira kuri iyi nimero iri kuri kino kiganiro tugufashe. Hanyuma rero ushobora guhita uyabikuza kuri iyo konti ya Binance yawe mu gihe kitarenze amasaha 24 amafaranga bamaze kugeraho, nkuko muri kubibona hano turi kubigaragaza ko amafaranga yamaze kugeraho kuri konti. Reka twiruke rero turebera hamwe noneho uburyo ubikora intambwe ku yindi kugeza ubwo uba ubikuje ayo mafaranga yawe. Reka tuze tubireba. Yes, hari abantu bashobora kuba baragiye babona wenda nk'iyi post, cyane cyane nko kuri Facebook niho yakunze gupostingwa, kuko iyi ntabwo ari business ifite affiliate program. Mu gihe ugitangira ugira inyungu yo recruiting abandi bantu, ari uko umaze kugera ku yindi level yo hejuru, wari investinze kugira ngo ubashe kwinjiza amafaranga aturutse ku bantu winjije. Hano rero abagiye babona post kuri Facebook zimeze nk'uku nguku muri kubona. Izo post rero ukimara kuyibona uyiklikaho, bakakwereka aho bariza ibibazo, bakakubaza imyaka ufite, bakakubaza niba uri interested mu gukora ibi bintu, bakakubaza umwanya wajya ubona. Ibyo byose iyo ubisubije neza bahita baguha link ya nimero ya WhatsApp. Iriho na nimero ya WhatsApp ariyo natwe dushobora kuyiguha iyo nimero. Iyo nimero rero nta kindi ukora ni ukuyandikira kuri WhatsApp. Ucyandika ntabwo ari ibintu byinshi wandika, ushobora kwandika hello cyangwa se indi nsuhuzanyo iyo yose. Ni message yihuse bahita bagusubiza kenshi bakubwira niba uri tayari gukora ako kazi, ari part time job kinjiza amadolari 3 ya UKIMARA reward. Ubwo nayo baguha kubwira niba uri tayari kuba wa downloading application, babikubaza nyine. Wowe icyo ukora nta kindi, ntabwo ari ibintu byinshi, ni ugusubiza ko uri tayari. Niba wahita uvuga yes cyangwa se
amagambo atandukanye wakoresha yo kwemeza ko witeguye. Bagahita bakubaza ubwoko bwa telefone ukoresha, urasubiza niba ari Android cyangwa se ari iPhone, ntabwo ari marike wenda nka Tecno, Infinix n'izindi. Bakubajije ubwoko bakubaza niba ari Android cyangwa se ari Apple kugira ngo bamenye application bari bugure. Icyo gihe rero bahita bakohereza application ihuye na version ukoresha. Niba ari Android baguha link yo kudownloadingaho iyo application ya Android, yaba ari Apple bakaguha link ya iOS udownloadingiraho. Bakakuha iyo link, wamara kudownloadinga nanone bihita bisaba gukora account, ukora registration nkuko mubibona hano. Wamara gukora registration, ahari invitation code ushyiramo aya magambo, ariko nabo baba yaguhaye already. Tubibutsa ko ibingibi ntabwo ari byiza ko wabikora utaramara kubavugisha, wenda kuko wabonye iyi video. Iyi ni video yo kubayobora, ariko niyo uri gukora uyoborwa nabo bafite ukuntu bagenda babihuza. Nk'ubu murabona ko ino ni nimero ya mbere baguha, ariko birangira uvuganye n'abantu babiri bakuyobora. Hari uyu nguyu wa mbere ukuyobora mu bijyanye no gukora account yawe. Iyo umaze gucreating account umwereka screenshot y'uko account yamaze kuba created igaragaza na code yawe, ubwo ni ibiranga konti yawe. Agahita aguha indi nimero nanone y'undi uri bugufashe guhuza iyo konti yawe wamaze gufungura na wallet na konti ufite muri Binance. Iyo umaze kubihuza rero ni nawe ugufasha gukora izo task kugeza umaze kubikuza. Hanyuma iyo umaze gukora account nk'uko twari tubivuze, akwereka ifoto ya screenshot ugomba kumwoherereza nk'uko muri kubona iyi account imeze. Ukimara kubimwoherereza rero nibwo aguha nimero ya WhatsApp yo kuza guhuza n'uwa kabiri. Uwa kabiri rero nawe ntabwo ari ibintu byinshi utangira, ni ukumusuhuza wenda cyangwa ukamwandikira ikindi icyo ari cyo cyose ushaka kijyanye n'ibi ngibi. Agahita akubaza nawe ya screenshot wasabwe bwa mbere. Aho no kugira ngo amenye neza koko niba wamaze gufungura account wahuye na wa wundi wa mbere, agahita aguha WhatsApp group ushobora kwinjiramo, aho ushobora kubariza ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'iyi business. Iyi WhatsApp ni ukuyinjiramo n'ubundi akakubaza niba ufite ino account ya Binance. Tubivuze ko ntabwo ushobora gukoresha indi wallet itari Binance. Iyi Binance ari n'amavu bidapfa gukunda cyane ko wakiriya account zirenze imwe, kuko Binance account kugira ngo ukore transaction bisaba kubanza gukora KYC, ariyo know your customer, kandi ntabwo ushobora gukoresha identity imwe inshuro ebyiri. Keretse ufite identity zitandukanye, niba ari amanangamuntu akaba atandukanye, ukabona gukora KYC. Ari no mpamvu hano bakoresha Binance ahanini, kuko byibura ubugenewe account imwe. Wakenera iyindi ubwo ishobora kuba yanditse ku wundi. Ni nawe ugufasha nini no guhuza Binance yawe ndetse n'iri account. Agenda kuyobora buri kimwe cyose. Wamara gufungura Binance account, abasigaye kuyikura muri light form. Ntabwo bemera gukoresha account ya Binance iri light, ugomba gukoresha ino version itari light, ubwo ni version iri new. Hanyuma umaze kubikora uhita ubona noneho page ihindutse, ukaza kumwereka yuko account yawe iri verified. Kugira ngo ibe verified, ujya hejuru muri Binance account ukareba handitse Binance, hejuru hari code yawe, ID yawe, ukareba niba iri verified. Ukajya kuri personal verification, ugahitamo igihugu, ubundi ukabyemeza. Ikiba gisigaye aho ngaho ni ukumwereka yuko account yawe yamaze kuba verified, ubundi agakomeza kubwira n'ibindi byose byo gukora. Account yawe rero imaze kuba verified, igisigaye aba ari ugushyiraho payment method. Ubwo ni uburyo ushobora kujya ukoresha ushyiraho amafaranga kuri account ya Binance ndetse unayabikuza. Ujya muri profile yawe ukajya handitse payment method, uhita ubona ko hariho not added ugakoraho, ubundi ukajya kuri add new payment method, ugahitamo uburyo ubwo ari bwo bwose. Gusa bahitiramo gukoresha bank transfer nkuko mubibona hano, kuko nibwo buryo bworoshye hano, haba hano mu Rwanda ndetse n'ahandi. Ugahitamo bank wakoresha,
ubundi ukamwereka yuko byamaze gutungana, yamaze kuba added. Ikiba gikurikiyeho n'ubundi tuba tukiri muri ya Binance account, ni ukumuha wallet yawe uri bukoreshe yoherezaho ayo madolari. Ujya ahanditse wallet aba ari hasi, ukaza kuri deposit, ugahitamo USDT kuko niyo bakoresha nka stable coin, ugahitamo Theta USD, ubwo ni USDT ya Theta, ukaza guhitamo Tron cyangwa se TRC20, niyo ikunze gukoreshwa kuri Smart Chain BNB, ukaza guhita ukora screenshot y'iyo wallet ukayimwoherereza ndetse ukanayikopiya ukayimwoherereza. Iyi wallet ibitandukanye n'iyundi, ari naho account zitandukanira. Account yose ya Binance igomba kuba itandukanye. Ikiba gikurikiyeho rero noneho ni ugushyiraho password uzajya ukoresha ubikuza. Urajya kuri profile hasi handitse mine, ujye kuri USDT nkuko muri kubibona hano tubayobora, ujye handitse change withdraw password, ushyiremo password uzajya ukoresha mu gihe urimo kubikuza cyangwa se ubitsaho amafaranga. Hanyuma nubisoza urajya nanone ahari bind USD address, aho uri busabwe gushyiramo ya wallet address wakopiye ndetse na password yawe, ukore confirm to reverse. Ibyo numara kubikora uraza guhita ureba neza kuri wallet, ubwo wamweretse ko wabikoze uraza guhita ureba kuri wallet yawe amadolari 3 yawe araba yamaze kugeraho. Ikiba gisigaye ni ugutegereza undi munsi ukurikiyeho akaza kuguha task uri bukore. Ni wowe wibuka kumwibutsa ukamubwira task uri bukore, akakuha task uri bukore. Nabyo ni inzira zose akuyobora zo kubikoramo, ubundi ukongera ukabona andi madolari 3. Wibutse ko iyi ni investment company, aho ushobora kuinvestinga n'ubundi USDT zawe ukajya winjiza. Hanyuma undi munsi ugeze ukimwandikira aguha login, ubwo account ya mbere uyikuramo ugakora logout, ukongera ugakora login, akaguha login phone number ndetse na password uri bukoreshe ku account aguha, ugakora login niyo ukoreraho task nkuko tubibereka hano. Izo nizo task ukora, ubundi ugahabwa amadolari 3. Iyo umaze kuzikora zose urongera ugakora logout kuri account yawe, ubundi ugakora login kuri, urongera ukora logout kuri account aba yaguhaye, ukongera ugakora login kuri account yawe nkuko bisanzwe. Iyo birangije rero uramubwira ukabimwereka, agahita agushyiriraho andi madolari 3. Iyo amaze kuyagushyiriraho noneho ababaye 6, yamara kuba 6 nibwo uba noneho wemerewe gukora withdraw cyangwa kubikuza. Icyo ukora ni ukujya kuri account yawe ugakora withdraw, n'undi ni ibisanzwe ugashyiramo withdraw password, wallet yo ibisanzwe irimo, ugahita ubikuza. Iyo ibingibi birangije utegereza amasaha atarenze 24, amadolari yawe aba yakugezeho kuri Binance account yawe. Hano mu bigaragara ntabwo bakata amafaranga menshi, kuko mu madolari 6 akugeraho ari 5.94 gutyo. Urumva ko 0.06 USD ntabwo ari menshi bakata. Aho ngaho noneho ushobora no kuyabikuza. Ibi nabyo ushobora kutwandikiramo Star Technology tukabigufashamo. Umaze kuyabona kuri Binance yawe ushobora noneho kuyabikuza. Ibi byose ushobora kutubwira tukabigufashamo nta kibazo, tukagufasha kuyabikuza ukayafata mu ntoki aho waba uri hose. Ibi rero tubiberetse kugira ngo tubayobore. Wararebye ino video birakorohera cyane kuba wadinga nawe icyo yakubwira cyose ukaba uri tayari kuba wagikora neza. Ibi niyo mpamvu tubiberetse. Wararebye iyi video kugera ku musozo, ibi ngibi byagufasha ndetse bikanagufasha none kubona uburyo wabikuza amafaranga akakugeraho mu ntoki aho waba uherereye hose. Watwandikira tukagufasha. Ikibazo icyo cyose wagira rero muri comment watwandikira tukagufasha, haba kuri iyo nimero hose nta kibazo turagufasha. Mwari kumwe rero na Robert muri Star Technology, tubifuriza amahirwe ndetse no gutera imbere cyane twifashishije ikoranabuhanga nk'inzira ubu ngubu igezweho yo kwiteza imbere.
ibiganiro rero nakagaruka naho ubutaha.